mwongeye kwirirwa muraho neza ndetse ko udahuje amasaha mwaramutse neza ndetse nkotanyi bisanzwe uyu munsi ngarutse mbazana ikizami cyakozwe aho tugiye kurebera hamwe ibibazo byari byatanzwe ibisanzwe rero buri wese nafate agapapuro ke n'ikaramu aho ngiye kuzajya mbasomera ibibazo nawe ukandika agapapuro kawe igisubizo cy'ukuri kugira nyuma uze kureba amanota wari bugire muri iki kizamini cyakozwe wifuza ko twagufasha watwandikira kuri WhatsApp ni 0780 0211 466 cyangwa se ukatuhamagara kuri 0722 688 wadusanga kuri Google aho uri bwandikemo wa3 nawe ukajya ukora amateste menshi wihugura umunsi ku munsi kugira ngo urebe uko uhagaze mbega nk'uko ikizamini kuri polisi cyo kimeze ku minota 20 nawe ukihugura ukareba amanota wagira ukoresha igihe cyawe neza cyangwa se ukoresheje iminota yawe mu gitondo ukore teste saa sita ukore teste muri pause na nimugoroba ugiye kuryama ukore teste kugira ngo urusheho kumenya uko uhagaze bikorohere kwitegura ikizamini cyawe. Mbere yuko dutangira rero utarakanda kuri subscribe kanda kuri subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tuzajya dukosora ikizamini uzajya uhita ukibona utiriwe ujya gushakisha cyangwa se utiriwe ujya gusacinga. Hano ni cyo cya mbere kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki. Ese iyo ubonye icyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Inkomane banyuramo bazengurutse. B. Biremewe guhindukira. C. Inzira y'icyerekezo kimwe imbere. D. Birabujijwe guhindukira. Ese urabona hano igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni inkomane banyuramo bazengurutse cyangwa ni B. Biremewe guhindukira. Ese ni C. Ni inzira y'icyerekezo kimwe imbere cyangwa ni D. Birabujijwe guhindukira. Twandike agapapuro. Ese urabona hano igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni A. Ni inkomane banyuramo bazenguruka cyangwa se ni inkomane banyuramo bazengurutse. Twikomereze ni ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo wegera inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka ugomba gukora iki? Ese igihe wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka ese wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba gukora iki? A. Kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere. B. Kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. C. Gukoresha amatara abamenyesha kwambuka. D. Gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Ese urabona hano igisubizo ari iki? Ese ni A. Nukureka abakuze n'abafite ubumuga bakambuka umuhanda mbere cyangwa ni B. Nukugabanya umuvuduko witegura guhagarara cyangwa ni C. Nugukoresha amatara bamenyesha kwambuka cyangwa ni D. Nugukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Twandike agapapuro. Ese urabona hano igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni B. Nkuko mubizi rero mu muhanda tugomba kugira ubwitonzi ubushishozi kugira ngo tugende nta nkomyi. Ikintu ugomba gukora ugomba kugabanya umuvuduko witegura no guhagarara. Ugomba kugabanya umuvuduko ukitegura guhagarara kugira ngo utaza guteza inkomyi cyangwa icyago. Twikomereze na gatatu. Gatira tubwira ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe ubonye icyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Hanyurwa na velomoteri gusa. B. Nta modoka. C. Hanyurwa n'imodoka gusa. D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Ese urabona hano igisubizo ari iki? Ese ni A. Hanyurwa na velomoteri gusa cyangwa ni B. Nta modoka cyangwa ni C. Hanyurwa n'imodoka gusa. Ese ni D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Twandike agapapuro. Ese urabona hano igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Igisubizo ni D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Twikomereze ni ikibazo cya kane. Mbonera kwibutsa ko nawe wifuza kwigira kuri WhatsApp utavuye aho uherereye twandikire tugufashe ugana intsinzi mu gihe gito nawe ni karibu mu muryango w'abatsinda. Ikibazo cya kane kiravuga ngo uri kugendera mu nzira cyangwa se uri kugenda mu nzira nyabagendwa ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? Ese igihe uri kugenda mu nzira nyabagendwa ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? Ese ni ubuhe buryo bwiza wanyuraho ku muyobozi w'igare? A. Kuvuza ihoni mu gihe umunyuraho. B. Kumunyuraho umwegereye. C. Gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. D. Kugabanya umuvuduko mbere yo kumunyuraho. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni ukuvuza ihoni mu gihe umunyuraho cyangwa ni B. Kumunyuraho umwegereye. Ese ni C. Ni ugusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho cyangwa ni D. Ni ukugabanya umuvuduko mbere yuko umunyuraho. Twandike agapapuro.
hano igisubizo ni C. Uba ugomba gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. Igihe uri kumunyuraho ugomba kumusigira umwanya uhagije kugira ngo bitaza kumutera inkomyi cyangwa se kumuhungabanya akaba yajya mu muhanda bityo bigatera icyago. Twikomereze n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kiravuga ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa rumoruke ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Ese ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa rumoruke ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye: A. metero imwe na santimetero 25. B. santimetero 30. C. santimetero 75. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku papuro. Ese urabona hano igisubizo ari iki? Ese ni A. metero imwe na santimetero 25 cyangwa ni B. ni santimetero 30 cyangwa ni D. santimetero 75 cyangwa ni D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku papuro. Ese urabona hano igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni B. santimetero 30. Hano igisubizo ni B. ni santimetero 30. Hano rero hari ikindi kibazo kivuga ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite. Iyo bashyizemo ijambo idafite akanyabiziga ko ku ruhande, icyo gihe aba ari metero imwe na santimetero 25. Ariko iyo ari ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande ni santimetero 30. Twikomereze ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kiravuga ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze, nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura, bitewe cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu nzira ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bagomba kugaragazwa ku buhe buryo? Iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze, nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu nzira nyabagendwa ku isonga mu nzira nyabagendwa ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bagomba kugaragazwa ku buhe buryo? A. imbere n'itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso. B. inyuma n'itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanyamo umuhanda mo kabiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona hano igisubizo ari iki? Ese ni A. imbere n'itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso. B. inyuma n'itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanyamo umuhanda mo kabiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku papuro. Ese urabona hano igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni B. inyuma n'itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanyamo umuhanda mo kabiri. Igisubizo ni B. inyuma n'itara ry'umuhondo ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanyamo umuhanda mo kabiri. Twikomereze n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kiravuga ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Ese ni hehe ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini? A. imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi. B. mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. imbere y'ahantu cyangwa se imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi. B. mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku papuro. Ese urabona hano igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni A. ni imbere y'ahantu
nyabagendwa, hinjirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi. Igisubizo ni A. Ni imbere y'ahantu nyabagendwa, hinjirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi. Twikomereze n'ikibazo cya munani, mboneraho kwibutsa gukanda kuri subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tuzajya dukosora ikizami uzajya uhita ukibona bikoroheye utiriwe ujya gushakisha. Ikibazo cya munani kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye icyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Komeza imbere gusa. B. Aho kunyuranaho imbere. C. Aho guhagarara umwanya munini. D. Inzira y'icyerekezo kimwe. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Komeza imbere gusa, cyangwa ni B. Naho kunyuranaho imbere. Ese ni C. Naho guhagarara umwanya munini. D. Inzira y'icyerekezo kimwe. Ese urabona igisubizo ari iki? Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni A. Komeza imbere gusa. Ni ugukomeza imbere gusa. Twikomereze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kiravuga ngo igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi gicanye amatara y'intabaza arabagirana, ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi gicanye amatara y'intabaza arabagirana? Wakora iki? A. Kugihigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahita uhagarara. B. Kongera umuvuduko kugira ngo ugisige. C. Kugumana umuvuduko wari ufite. D. Guhagarara bitunguranye mu muhanda. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Uba ugomba kugihigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara, cyangwa ni B. Ni ukongera umuvuduko kugira ngo ugisige. Ese ni C. Ni ukugumana umuvuduko wari ufite, cyangwa ni D. Ni uguhagarara bitunguranye mu muhanda. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni A. Kugihigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. No kugihigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. Mbonera kwibutsa ko twabazanira urubuga rwagufasha kwihugura umunsi ku munsi, aho ushobora gukora teste nyinshi wifuza ku munsi cyangwa se ibizamini byinshi wifuza. Urajya kuri Google wandikemo wa3.ibyapa.com nawe ufungure konti. Igihe bikugoye twandikire kuri WhatsApp tugufashe, cyangwa se utwandikire tuguhereze link, cyangwa ure muri comment. Ni comment ya mbere nawe ukandeho irakwerekezaho ushobora gukorera ibizamini. Ikibazo cya 10 kiravuga ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Ese ni iyihe mpamvu tugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? A. Kugira ngo akerekana umuvuduko kagaragare neza. B. Kugira ngo abandi biborohere kukubona. C. Kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga. D. Kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka. Ese ni iyihe mpamvu wowe ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Ese ni A. No kugira ngo akareba umuvuduko kagaragare neza, cyangwa ni B. No kugira ngo abandi biborohere kukubona, cyangwa ni C. No kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga, cyangwa ni D. Kuko amatara yo ku muhanda arimo kwaka. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni B. No kugira ngo abandi biborohere kukubona. Igisubizo ni B. No kugira ngo abandi biborohere kukubona. Twikomereze n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kiravuga ngo utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda ukingirijwe n'imodoka ihagaze, ni iki wakora? Ese igihe utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda ukingirijwe n'imodoka ihagaze, ni iki wakora? Ese wakora iki? A. Guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. B. Kwihuta wegera imbere aho ushobora kureba ugafunga ikindi cyerekezo. C. Gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata. D. Guhindukiza imodoka vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese wakora iki? A. Ese wahagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza, cyangwa ni B. Ni ukwihuta wegera imbere aho ushobora kureba ugafunga ikindi cyerekezo, cyangwa ni C. Gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata. D. Guhindukiza imodoka yawe vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha.
ese urabona hano igisubizo ari iki? Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni A. Ni uguhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Uba ugomba guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho uri kureba neza. Twikomereze na 12. 12 iravuga ngo mu gihe ukurikiranye na romoruke ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Ese ni iyihe mpamvu tugomba gusiga umwanya uhagije hagati yacu na romoruke mu gihe dukurikiranye nayo? A. Bituma ubasha gukata ikorosi vuba. B. Bifasha umuyobozi wa romoruke kukureba mu ndorerwamo. C. Bifasha romoruke guhagarara byoroshye. D. Bikurinda umuyaga. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Bituma ubasha gukata ikorosi vuba, cyangwa ni B. Bifasha umuyobozi wa romoruke kukureba mu ndorerwamo, cyangwa ni C. Bifasha romoruke guhagarara byoroshye, cyangwa ni D. Bikurinda umuyaga. Ese urabona hano igisubizo ari iki? Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni B. Bifasha umuyobozi wa romoruke kukureba mu ndorerwamo. Bifasha umuyobozi wa romoruke kukureba mu ndorerwamo. Twikomereze n'ikibazo cya 13. 13 iravuga ngo ni iki wakora mbere yuko uhindura icyerekezo? Ese mbere yo guhindura icyerekezo ni iki kintu wakora mbere yuko uhindura icyerekezo? A. Gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. B. Itegereze neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona hano igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni ugutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo, cyangwa ni B. Ni ukwitegereza neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo, cyangwa ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aho A itubwira yuko ni ugutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo, naho B ikatubwira yuko ni ukwitegereza neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. Niyo mpamvu hano A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ugomba guhitamo C kuko ariyo isobanura byombi. 14 iravuga ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Ese ziriya mburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira? A. Mu nsisiro cyangwa ahandi hose. B. Ahegereye inyamaswa zikurura. C. Hafi y'amatungo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Mu nsisiro cyangwa ahandi hose. B. Ahegereye inyamaswa zikurura. C. Hafi y'amatungo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Ese urabona hano igisubizo ari iki? Twandike. Hano igisubizo ni A. Mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ni ukuvuga ngo zemerewe gukoreshwa mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ahantu hose wemerewe gukoresha ziriya mburira zimurika igihe ugiye guhindura icyerekezo, cyangwa se ugiye gukoresha cyangwa se igihe habaye icyago runaka, cyangwa se igihe ugiye gukora ikintu icyo ari cyo cyose mu muhanda ugira ngo ukimenyeshe abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Twikomereze na 15. 15 iravuga ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni. Ese umuvuduko ntarengwa iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni. Ese zigendera kuhe muvuduko? A. Kilometero 70 mu isaha. B. Kilometero 40 mu isaha. C. Kilometero 25 mu isaha. D. Kilometero 20 mu isaha. Twandike agapapuro. Ese urabona hano igisubizo ari iki? Twandike. Ese ni A. Kilometero 70 mu isaha, cyangwa ni B. Kilometero 40 mu isaha. Ese ni C. Kilometero 25 mu isaha, cyangwa ni D. Ni kilometero 20 mu isaha. Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni C. Ni kilometero 25 mu isaha. Kilometero 25 mu isaha. Mbonera kwibutsa ko abantu bari hanze nawe kwiga biroroshye, wakwiga bikoroheye, then waza gukora ikizamini
ukatubwira tukakwandikisha nawe ukajya mu mubare w'abatsinda kugira ngo igihe ushaka gusubira hanze ugenda ufite uruhushya kuko permis nyarwanda ni international. Urumva ko uyifite guhinduza mukorere cyangwa se ngo uhabwe iyaho uherereye biroroshye, ndetse no kuyikoresha nabyo biroroshye, ntabwo bigusaba kongera gukora ibindi bizamini. 16 ravuga ngo iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyaroherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ese iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyaroherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ese ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A, ibyumweru 2. B, amezi 2. C, ukwezi kumwe. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona ni igisubizo ari iki? Ese ni A, ni ibyumweru 2. C, B, amezi 2. C, ukwezi kumwe. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona ni igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni B, ni amezi 2. Igisubizo ni B, ni amezi 2. Twikomereze na 17. 17 ravuga ngo mbere yo kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga cy'imitende 2 ngomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso. Ese mbere yo kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga cy'imitende 2 ngomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso? A, yego buri gihe. B, yego igihe hari ikinyabiziga kinkurikiye. C, yego iyo nkurikiwe n'ibindi binyabiziga by'imitende 2. D, oya nta na rimwe kunyura ku binyabiziga by'imitende 2. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, yego buri gihe, cyangwa ni B, yego igihe hari ikinyabiziga kinkurikiye. C, yego iyo nkurikiwe n'ibindi binyabiziga by'imitende 2. D, oya nta na rimwe kunyura ku binyabiziga by'imitende 2. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Twareke papuro. Hano igisubizo ni A, yego buri gihe. Yego buri gihe. Mbonera kwibutsa ko mu ntego twihaye cyangwa se mu nshingano twihaye, mbere yo kwiga no gusenga, nyuma yo kwiga tugasenga, twajya gukora ikizamini tugasenga, ndetse na nyuma yo gukora ikizamini tugasenga tugashimira Imana iba yadushoboje no kugera kuri icyo gihe, kuko Imana irakora. Uwayiragije ntabwo akorwa n'isoni. Ndizera ko nawe uzayibona mu mirimo yawe cyangwa se mu byo ukora bya buri munsi. Igihe wayiragije ukayishyira imbere, ntekereza ko nawe ni mu gihe gito ukabona iby'Imana ikora mu buzima bwawe. Twikomereze na 18. 18 ravuga ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanyamo umuhanda mo 2 mu burebure bwawo ugaragaza. Ese imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanyamo umuhanda mo 2 mu burebure bwawo ugaragaza. Ese ugaragaza iki? A, ahanyurwa n'amagare na velomoteri. B, ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende. C, ahanyurwa n'abanyamaguru. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, ni ahanyurwa n'amagare na velomoteri. B, ni ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende. C, A na B, ni ahanyurwa n'abanyamaguru. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku papuro. Hano igisubizo ni C, ni ahanyurwa n'abanyamaguru. Igisubizo ni C, ni ahanyurwa n'abanyamaguru. Impamvu kuri YouTube tudashyiraho ibizamini buri munsi nuko twabashyiriyeho urubuga rwagufasha kwihugura. Rero biriya bizamini byose biba byakozwe cyangwa se biba byagiye bikorwa mu gihugu hose, turifata tukabishyira kuri website kugira ngo nawe uzajye ujyaho ubyihugureho, urebe amanota wari kugiramo, nyuma urebe ibisubizo bigufashe kwihugura, cyangwa se bigufashe gutegura ikizamini cyawe cy'umunsi ku munsi. Ruriya rubuga rwitwa ibyapa.com. Ushobora kujya kuri Google cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp tukaguhereza link kugira ngo nawe bigufashe kubyihuguraho umunsi ku munsi. Twikomereze na 19. 19 iravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye icyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A, umuyaga w'intambike. B, urusaku rwo mu muhanda. C, ikibuga cy'indege. D, ibisubizo byose nibyo. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A, ni umuyaga w'intambike cyangwa ni B,
ni urusaku rwo mu muhanda. Ese ni C? Ni ikibuga cy'indege cyangwa ni D? Ibisubizo byose nibyo. Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni A. Ni umuyaga w'intambike. Igisubizo ni A. Ni umuyaga w'intambike. Mbonera kwibutsa ko igihe ugiye kuzamini igenda ugiye kuzana provisoire yawe cyangwa se igenda ugiye kuzana perime yawe, wigenda ugiye kugerageza amahirwe. Wibuke kwitwaza indangamuntu, nta kindi kintu cyemewe uretse indangamuntu. Yaba igisimbura indangamuntu, yaba ifoto y'indangamuntu, yaba pasiporo, ntabwo byemewe uretse indangamuntu yawe. Twikomereze na 20. 20 iravuga ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Ese itara ndanganyuma rigomba gushyirwa hehe ku kinyabiziga? A. Ku nguni y'iburyo bw'ikinyabiziga. B. Ku gice cy'inyuma ku kinyabiziga. C. Ahegereye inguni y'ibumoso y'inyuma y'ikinyabiziga. D. Ibisubizo byose nibyo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga. B. Ku gice cy'inyuma ku kinyabiziga. C. Ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga y'inyuma y'ikinyabiziga. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twandike agapapuro. Hano igisubizo wowe urabona ari iki? Twandike hano igisubizo ni C. Na ahegereye inguni y'ibumoso y'inyuma y'ikinyabiziga. Ahegereye inguni y'ibumoso y'inyuma y'ikinyabiziga. Amahirwe masa kuri buri umwe wese. Ndagushimiye cyane warebye iyi video. Imana iguhe umugisha, ndetse nawe ukanze kuri subscribe, like, share, comment. Nawe Imana iguhe umugisha. Wifuza ko twagufasha watwandikira kuri WhatsApp ni 07802211 666 cyangwa se ukaduhamagara kuri 0772388555. Igihe uduhamagaye ntufatwe cyangwa se ntibagufate, ugerageza kutwandikira kuri WhatsApp. Hari igihe uduhamagara kuri nomero imwe indi iri gufasha abandi bakiriya, bikaba ngombwa ko batakwitaba. Byaba byiza ugiye uhita wandika kuri WhatsApp nawe ugakemurirwa ikibazo cyawe mu gihe gito. Cyangwa se ukadusanga kuri TikTok ni Teacher Nkotanyi, Instagram Teacher Nkotanyi, Twitter ariyo X urandikamo Teacher Nkotanyi, cyangwa se ukajya kuri Google aho uri bwandikemo wa3.ibyapa.com nawe ugafungura konti ukazajya ukora amateste menshi, ukihugura ku bizamini biba byagiye bikorwa, ugasoma document igazeti ndetse na video zirimo zagufasha kugera ku ntsinzi mu gihe gito. Wowe wadushimiye cyangwa se wakanze akanyenyeri mu rwego rwo kudushimira, nawe waduteye inkunga, Imana igusubirize aho wavanye. Nawe wabisangije inshuti zawe, warakoze ku ruhande rw'inshuti zawe, ndetse nawe warakoze no kubisangiza inshuti zawe kugira ngo urusheho guteza imbere abantu bose mu kumenya amategeko y'umuhanda. Nawe utaha mu kizamini gikurikiyeho, ndagushimiye cyane, ndabakunda cyane, muhorane Imana ndetse n'amafaranga.